Tunatoboe. Chapocho. Ngaho shaka. Kasheli. Shobaye keza. Nisenge nakomunga. Kanyweye. Bakanyweye twebwe. Uya na kibazo reka nkwereke. Kanyanga yose. Sinari nikumbuye. Sawa nta kibazo. Warakumbuye fanta? Yego. Umva. N'ubu waratoze. Aba yigize yifunze. Ko ntukifate ugomba kwirekura. Sibyo? Kuna ari keza se. Reka mbe ngenda nje kureba sibyo wowe wihangana. Shaka tuzabyibona buri munsi sibyo masheri. Kandi ndagukunda. Masheri ndaje ndebe yakaye. Sha, Isabe. Nanjye reka mbe nsohotse bakatuya. Baje. Biteze ko nkubona hano wageze hano gute? Naje kwiga. Ngwiki? Nta kibazo ufite? Urumva ukomeye muri wowe? Nyine. Nambaye neza se. Nyine kwambara neza wambaye neza ariko ikibazo mfite wageze aha ngaho. Ndanizeje kumbwira ngo Turiga hano nta kwiga guhari ahubwo reka nkubwire umbabare ntuze gukora ku nzoga. Uri kumva? Kuko nukora ku nzoga njye sinzi kabisa ubwo ngubwo ndaba mbona ibyawe. ase hari ibintu uri kumva biri gusakuza. Ibintu Umutwe uri kundya. umutwe urumva se ubwo biki? Nese urumva ufite imbaraga ku buryo twajyanwa kwa muganga. Abanza nyamwe. Biki? Ali, umva se wakaje mwagushonesha hano se kumyotse hano gatoya ko nabuze n'umuntu duconesha na uwo nguwo umukwamye wowe uze mushonesha akantu gato hano imbere gatoya fasha rwose ubikore n'akazi. Ayiwe. Uzi bakariza byo kabuze ntazi. Nizere ko atapfuye. Fili, aracha. Kazabwira tujyane. Reka tumujyane. Akanumba muri Gahunda ni kwa Kanumba n'ubundi hari ahandi twamujyana sibyo twashakaga. Umbaze mureka mbabazi kumeruka ninjoro turi kumwe na wa muntu Isabelle byarangiye gute? Sha. Hari umutipe waje aramutwara. Ngo yambwiye ko ari inshuti gusa nimba ari Isa nimba ari James ntabwo nibuka izina ryiwe gusa ni muri aya mazina. Shaka bisa nanjye muheruka kera kabisa. None se mwaretse ejo mu gitondo tukazajya kumureba tukareba ukuntu ameze. Ejo mu gitondo. Mbere yo kubanza kujya ku ishuri se. Tukanagenda twambaye forms. Nyine mbere yuko tujya ku ishuri ngomba kubanza tukajya iwabo. Ibyo byiza kugira ngo ari fresh kabisa. Kire icyo gitekerezo urumva atari kinyambika. Kugira ngo wenda n'umubyeyi we abibone fresh. Ibyo bintu ndabishyigikiye niko bimeze. Ariko muzi narambwiye ko atari butinde hamwe. None se ubwo wamenya nimba yageze iwabo. Bose wabyizera gute niba yageze mu rugo? Oya mureke icyemezo ni icyo mureke ejo tuzagende tujye ku ejo mu gitondo kare aho tuzajya biba ari byiza. Gusa nyine Isabelle arakusobanuye ku buzima bwawe agatobe kacu si ukare nta ibintu munywa mwaza ibintu uko byabaye neza mwagiye murazikura ibintu biriho tugomba kuzinywa
Akibyeri raryoshye kabisa. Ariko ako najyaga niho natwe kugaragara ni fresh gatobe. ako mureke mbere ku buzima bwacu. hano we hano so turisanga heko ntabwo ndi bugereyo ubu ngende kwibaza urumva mwivugishwa se umukobwa wanjye mwamushyizeho ko ntari kumubona. ahubwo mama twari tuje kukubaza Isabella ko amaze iminsi 3 ataza ku ishuri yagize ikihe kibazo? Amaze iminsi 3 ataza ku ishuri? Yego. Habaye iki? Ntaga mwebwe mwamujyanye se ubu? Dusabona twajyana kiriya cyomanzi cyawe. Umwana wanjye ariko mana nyagasani we none mwikoze muza hano rero muje gukora iki? Ntabwo twaba twarambye tuze kumukubaza ahubwo twakubazaga ko tumaze iminsi tutamubona ari he. Hashize iminsi 3 ntamubona none namwe muri puje muje hano Use bumeza be uzi ko mu minsi ishize twahuye nawe ari kumwe n'abasore babiri se bura bari bagiye hehe abana uriya mukobwa wawe mama buri muhungu wese amwishyiraho Isabella umwana wanjye ni mwebwe mwana ahubwo umukobwa yarananira uriya nishingiko Ukuntu yacyaka bari kumubeshyera. ariko uriya mwana muramubeshyera kabisa. Oya nibyo twaramuhoye ahubwo reka nze mbere ntabwo byashoboka kugira ngo mbure umwana wanjye namwe muze kwicara mu nzu yanjye. umva nkubwire mama Isabella umukobwa wawe twahuye ari kumwe n'abahungu 3 kandi ku ishuri niwe muntu wanjye Abantu biriya bintu hari ubwo mwarimu bimuzuma. ni amakuru mufite ubundi mwebwe mwabikura abahungu 3 ni benshi. Abahungu 3 ni benshi. Nta nubwo uvuze ngo umuhungu umwe. Ntabwo muvanga utambwira umwana Oya mani ntimukajye mumubeshyera mama. ntabwo turi kumubeshyera ahubwo natwe tukimubona byaradutunguye ako kiziri babyize Batatu mutoya wawe. kandi baramukorakoraga muramubeshyera ntabwo yabikora. Isabella tega amatwi nkubwire umukobwa wawe yarakunaniye natwe ubwacu Yaratunaniye. none mukaba mwari muje hano gukora iki? Baje kumureba ariko ushobora kuwuhaza ahantu. Niba muzi aho ari muranjyana njye kumureba. ntabwo twebwe ntabwo tuzi ahantu. Twebwe twari tuje kukubaza niba umukobwa we yarageze hano. None umwana w'umukobwa akifata iminsi 3 akamara iminsi 3 atagera mu iminsi 3 Urumva ni ikibazo. Ndaje mpamagara inzego z'umutekano. ntabwo utunze umwana ko yasibye nk'uko ajya asiba umunsi umwe none iminsi 3 none nta n'uri hano ari hehe. Ibyo bintu ntabwo nta mwana utunze je nabashije kumirwa ariko Isabella bari kumubeshyera. Oya nibyo ariko yabikoze udahari ariko reka mbabwire Ako njyewe agatekerezo None ko mwamenye ko ari gisaba mutwaye mukamuje hano. gisaba twamubonanye nawe bari kumwe ntabwo tuzi niba ari we wamutwaye. mumbabarire muceceke mubwirire urabona twebwe abo banyeshuri ukuntu tumeze twagendana na gisoma bo bameze kuri nta n'umuntu wamwita reka natwe bahungu bagenzi we twaramwanze n'abagendana nawe. None umwana wanjye niwe mwamugabije. Gisa anywa ibitabi ibintu byose nta kintu adakora. ahubwo baraje bamurarure ejo nabonye polisi ziri kumwirukankana ndumva mbabaye. ziri nakora ntabwo nanjye ako subizi Uvuye Isabella. yatunguye. Uvuye he koko? Oya mbwira
nuko yambaye itatu rwose itatu yose reba nawe nayisobanura mubwira se hano imbere tumurebe tambuka abandi bana bakureba Tambuka, nandi mbone mukobwa wacu. abakobwa niko uvuye he niwe wadutukishije uyu nguyu ni uwanjyanye ende nande ashkuda reka rari mubivuge namwe namwe tukujyana hehe ugaho mwamujyana none siko mwumva mutaranjyanye umwana tukujyana ubundi bakujyanaga uri he none se bakujyana yanze ariko babivuge mama banza umwumve uyu nguyu araza arambwira ngo mbabarire nagende mukajya kwiga ngo noneho nyine uri ku gasozi nose ndabizi ahantu bari bankize none se wari uri hehe nabyutse nsanga ndi ku muhanda niyo myambaro ariko mama handa wambaye reka ntabwo muri Kigali ntabwo mujya urara hanze abandi bana bakobwa bari kumva buri munsi uzajya wanga kunyumva buri munsi none abakobwa banjyanye njye ntabwo uri twajyanye hehe ubwo bujipo wabwambariye hano nta myenda isa gutya yaba mama n'uyu mukobwa ni mama njye ni umukobwa wabihereye abeshya ngeramo nigeze mubona si wowe wundi wanjyanye ntabwo wabivuze nawe ntabwo twari turi kumwe dore n'uyu mukobwa uyu abo nawe muraziranye nawe wamuhuye namweretse iyo ajya inshuti yanjye kandi nawe yarabishakaga nyumvira ko yarabishaka wari uri mu muhanda iyo utabishaka ntaho warira mama ntabwo mbimenye natutse mu nshuti n'ukuntu twakwizeraga tuzi yuko uri umunyeshuri amafaranga yagenda akana keza kumbi n'inya nabyutse njya ku ishuri ngo njye kureba aho wiga none ubu Isabella we uranze uratunaniye nawe twizeraga ko ariko n'uwacu ntabwo ukizi ukuri mama Isabella nkubiswe abana amaze iminsi umubyeyi ntitwarushye ngagahinda ntikica kagira muri kabisa ahubwo ibyo wari wisize byagiye ko wari ubifite nta kintu na kimwe mwe mwabinsize biri hehe niba twarabigusize ase mama Isabella wazi imyenda yayikuye uniform yashyize imyenda uniform iri hehe uyu nguyu ntukambeshe sinahuye nawe uniform naguze nazo cyagera nijoro ntwara ntabwo naguze ko wanaye hanze nambaye cya kijipo kiri hehe kiyere yakibitse ngo ahubwo wowe cisha makeya ubwire mama wawe ukuntu byagenze ntabwo byumvikana ujyana n'uwo muntu mwajyanye bwiza ukuri ko ntabwo watubwira ukuntu ahantu wari uri wayoberwa ahari reka mubwire ukuntu byagenze nyine ubundi cyagiye n'indi hariya hanze umubwira ngo njye guhaha uyu yaraje ngo njye kumusobanurira ngo dufite kwiza noneho turagenda nsangane nijoro nsanga buri ahantu hari kwaka amatara asa amabara ntazi asa gutya na gutya na gutya byose noneho maze barangije uyu nguyu twari turi kumwe ari kumbaza ngo noneho sinzi uyaraza arantwara arambwira ngo tugende ngasaba imbabazi mu gitondo bantwara inkweto banaziciye ngutwara he inshuti yanjye kuko mbona abatinze bari abatiye njye numva bibaza njye nanarambiwe ndabona baje jama ahe Vipi sasa? amakuru yawe Harya ngo bite byanyu? Murashaka iki? Iyihe? amafaranga yasigaye Shukura Murambo. atangiye kuduseka erega yahanyanyashe gusa urabona twajanga kugira ngo dusekere Usibyo birakaze. Kabanze nanjye nkubaze. Amafaranga yanabahaye si yabahagije? yari kuduhaza gute se kandi 50,000. Ese ubwo mwari muzi n'ibindi? Uzi ko mwe mushobora gufunga? ahubwo njye nari nzi ko babafunze ariko Saidi wajureka nawe njye ntabwo mbeshya da nari nzi ko bafunze rwose ko byantumye uyu nawe ngo aramushigikira badukunda ko habaye Ese ubwo ariko Fidela ndabeshya ibintu byabaye nzi ko ikindi murabizi ko mfite video yanyu murimo ko muri amukobwa
video wayifashe byarubwo Narabizi ko mfite amafoto cyangwa ari ugushaka kudutera ubwoba Juma mureka ahubwo muzi ko nta n'ibyo bari bazi afite video n'amafoto umva Sabina we kumushyigikira abantu nk'abo ngabo nka Saidi abayigize ubupampe niba mutabyumva najya mbabwire ko n'ikigo mwigaho ari icya papa wanjye niba mubishaka rero ndamubwira abirukane burundu nta n'ibyo bazi ko diregiteri wacu ari papa wawe nta n'ibyo bari bazi bitekerezeho siko nahamagara Libi kabafunga amafaranga yacu sindera bitekerezo mwe mucuruza abakobwa naso uzi none kwagize mbamubwire no Juma twigire rwose rwose ndabona niba mudashaka kuva muzaza none se uwo mudusize gutya baka niba ari inzoga mwigurire mwigurire zitubasanze aha ewe urabareze reka mbigere rero cyukurikira tuza kuza kumuhamagara nanjye niko ndi kubibona turangiza Juma ni umufungamutwe wasanga na saro kameze wanasanga da utanarebye ariko shitiya namushitinga unyumva na se yaza amwereka mu bworo bw'ikirenge ariko wa mukobwa witwa Isabelle arihera Isabelle harya uri hehe mama ndi hano hanze ariko Isabelle ngwino ngutume ngwino ngutume reka nze mbanze ndandanye banguka ngutume hari umugira neza mbonye ungiriye neza banguka ngutume banguka simbuka sibyo ndabiyora umva Isabelle muri kano kanya rero hari umuntu umpamagaye umvaniye amatike ikibumba ari Kimironko ngahe hute aka kanya ubugeze uzana ayo matike dore nta nicyo kurya twari dufite nta kibazo nta n'ikintu nari ndimo ndakora ahubwo mitike nyine nta kibazo ariko itike Imana ntiyaguhaye amaguru yawe ubu se utegereje indi tike imeze ese aya maguru nawe nayakorana nkageza Kimironko ntanahazi ahubwo simbuka ntunarangare nugera ku muryango wa Kimironko urasanga umugabo muremure w'igikara ahita aguhereza mu matike uyazana mama Isabelle nawe ubundi reka banze nkubaze mundi njye nawe wa mwana we ko nakubyaye ahubwo simbuka ahubwo ubanguke tubone turarira muri iki gihe ubusore urabona twabigenza gusa ubundi igikapu kiri reka nze ngikuzane kubundi ubu sinakabaye ngo utuma koko ubu se ko kugira ngo bigende ko akira ngaho ugenda kandi huti ubusore urabona byazavamo umenya ko ibyo uri kwigira byose badutumira genda yewe Minerivare ndayishaka ahubwo ihute ubanguke gusa nubona bikugoye nushaka uzaze n'ejo cyangwa ejo muri icyo mva no kubizana byose bimbwira ihute turana nazabishobora ntabwo ariko kutihuta urabona byazashoboka sigara amahoro oya ihute ubanguke hute kandi ntutiye ibyo umenya byose umenye ko wadutumye Minerivare mama ibyo bintu kunyanga ngiye ntabwo bindeba genda Minerivare si Minerivare Alo? Muraho? Yewe numvaga mbakumbuye rwose. Yewe ndabashaka nimuze tugira icyo tuganira. Oya n'ubu niyo waza nta kibazo. Erega hashize igihe kinini mfite ibibazo. Nta kibazo ngaho nimuze. Use koko turi ku kibazo cyuriya mwana erega bahora banyakamamaza Minerivare kuva yavuka nta kintu uramukorera agize imyaka 18 ubuse koko wowe urumva ngwino tubiganireho. Muraho. Makuru yanyu. Amakuru ni meza ni karibu. Nitabye ubutumire bwawe. Ni karibu. Amakuru kise. Amakuru nasanzwe nyine ubona nawe. Bimeze bite? Hina naguhamagaye kubera ikibazo mfite. Ngiye mfite ikibazo kiranababaje pe. Ubuse yubona tubyarana umwana ukamuntana uba wumva ngiye nabigenzana. Minerivare zarabuze ariko umwana nyagasani. Ubu none nawe nguraje ngaho ngira imbwira icyo ndi bukore rero. Cyo nakubwira rero
ndabanza kugusaba imbabazi kuko hari ibintu byinshi byamugije bituma ntashobora kukwitaho, ariko ubwo nabonetse reka tubiganireho ndebe icyo nakora. Njye ntabwo mbyumva ibintu byaguhugije bikubuza kukumenya naho umwana wawe ari se ni hehe, ibintu biguhuza ukagenda ukanana umwana akagira imyaka 18 nta kintu uramukorera, nta mwambaro we, nta byo kurya, nawe ubwa agera akanananira, urumva nzabigenza yego naragukubaganiye, ariko reka ngusaba imbabazi bishyashya guhera uyu munsi ngiye kureba ikintu nkora ku buryo ibibazo byose mbisiba. Ese umwana wanjye ari hehe? ngo umwana ari hehe? Umwana arahari, ariko ikibabaje ni kimwe, urambaza umwana se uramumbaza abo motanze hiki, icyo mfa ni amafaranga menshi, umwana arahari, cyangwa se ushobora no kutamubona wita guhera rero ubu ngubu none ahangangeze ahangaha ibibazo byose ngiye kubyitaho, umbwira akantu umurongo ku wundi, akantu ku kandi, amafaranga ndayafite, ngiye ntabwo ndi umukene. ariko bwo urasetsa koko, amafaranga naguca se ubwo wayakura umuntu wese umwana imyaka igana gutya, urumva amafaranga wayakura he? urama miliyoni nk'eshanu. Miliyoni 5 nta kibazo, amafaranga ndayafite, ushobora no kuzikuba 3. Ikibazo kireze so umwana wanjye ndabanitaho, kandi nawe nyina wamubyaye nawe bikakugira akamaro, ntago nagutaye pe, nibazo nagiye mura nabyo, ariko uziko ndi directeur w'ikigo cy'ishuri gikomeye. Ese ubundi umwana wanjye ari hehe? ngo umwana ari hehe? Umwana arahari, ariko ikibabaje ni kimwe, urambaza umwana se uramumbaza abo motanze hiki, icyo mfa ni amafaranga menshi, umwana arahari, cyangwa se ushobora no kutamubona witaye ku bandi, ntiwamenya ko n'umwana wanjye afite agaciro, none urimo kuza umbaza ngo umwana. Nta kibazo, wewe icyo mfa ni amafaranga menshi. Nari mfite akanya gatoya, mfite inama n'abafatanya ibikorwa benshi dukorana, ahubwo nta nimero zawe za konti kugira ngo uzagushyira amafaranga kuri konti, hanyuma ukemure ibibazo by'ibanze, ibindi tuzakomeza tuvugane, amafaranga arahari. Ariko no ndashubijwe pe, akiza kubyara koko, akiza kubyara nta kibazo rwose. Ntacyo ni inzu yanjye ndabona igiye gusubizwa rwose, ubigiye gusubizwa ndahita nyivugurura. Reka ngende gusa nkumbuye umwana wanjye. Oya ntacyo uzamubona, reka nguherekeze, kamugeze hano, nta kibazo rwose. Umwana uzamubona, se wamubura umwana wawe? Nta kibazo rwose, ndishimye. Nta kibazo rwose, umwana uzamubona. ngaho mugenda amahoro, tuzasubira ariko tuze ujye umutima mwiza rwose, ndabakunda. nta kibazo tuzasubira. Imana ibigize neza, haraje abigende neza, haraje abigende Yesuwe. Bite kumbonye se ugahita urekera gusara? Sasa mwana wa uraho nyabuko yo nta muntu muhuye se? Umuntu se waye ahubwo se kumobeye siko kuva navuka ari ubwa mbere umobeye. Oya mwana wa, ni ibyishimo mwana yo, uraho nta muntu muhuye wambaye ingofero y'umweru, amateke yawe ntawe duhuye arakwibye se? Nta muntu muhuye? Oya ntabwo kwibye mwana, nta muntu muhuye nawe mbabarira, reka kuntu yo nagire ngo urampunze. Oya mwana wa, ndagukunda rwose.